oya man usaza man ticho musaza oya agwasha ukaisha uzengarambe oya muti mbagerera hirya ndetse no hino uyu munsi uri kumwe na Samu w'Imana umuhungu w'i Rwanda umuhungu w'Imana ukunda abantu n'abanyarwanda bose uyu munsi reka tukubwire wowe uri mu gihugu cy'Amerika cyangwa se Australia n'ibindi bihugu nkubwire ngo ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abaturanyi abarundi abakongomani uyu munsi tukubwira ngo kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza ni Yubawe TV ni Fist TV kugira ngo ibintu bibe uburyohe cyane uyu munsi muri kumwe n'umustar icyamamare musanzwe muzi Muzehe Ngarambe uyu munsi twaraganira ambwira ko ashaka gukorera abanyarwanda surprise kugira ngo uyu munsi azane fiancé cyangwa se umukobwa akundana nawe abantu bese bajya babimbaza muri comment bakabitubaza nawe bakabimubaza Muzehe Ngarambe muraho neza komera cyane uyu mukobwa nuwanje jemewe n'amategeko abwimeta mukozi iri Meta muri dushe afite impeta namuguriye impeta uvuga ngo wamuguriye impeta ebyiri ariko nizi murimbo nisubuko bwarabaye nago yaje imbere y'abantu ajya sohoka mu rugo reka da none uvuga ngo ufite umugore udashobora wakora iryo kosa none se asohotse byagenda imbambare ziri hano hanze hamwe maze uyu mukobwa agasohoka hanze agasohoka none se icyo ntago cyaba ari ikinyabupfura kizima kuvuga ngo impamvu ari gusa neza akaba ari inzobe no kuvuga ngo yibera mu nzu uyu mukobwa buriya nanjye nase ntabwo uri kumbona ku nanjye ndi gusa muri izi minsi nawe ndabona noneho iyo ndi mu nzu mu cyumba aza muri korodori nkambwiye nicaraho shaho buri kumurika n'amashanyarazi bamwe ibintu byo vuga ngo wasanga umuriro we ntabwo reka iyo gwabuze ahubwo nibwo mbafite amahoro umudendeza guraza komera sha reka atangire nawe yibwira abantu mukobwa muraho neza uyu munsi suza abantu bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu ubuyibwire Sheri wa Ngarambe uyu munsi ni muntu ki cyangwa se amazina yikwa nicyo nshaka kuvuga amazina nitwa Keza Teta Ngarambe ni Sheri wa yego utabeshye uri mu rukundo mwakabisi oya uzura bihamye do ibyo magani kuga mwakabisi ndeba biyereka abantu n'ibyo nanone naguca twadukoza amakosa umuntu w'umusaza oya naco Muzehe n'ugeze mu zabukuru turabasaza n'ubwo ugeze mu zabukuru ariko uyu mugabo ni mbamba ariko se ubu ngubu ariko ndibaza Muzehe Ngarambe nkubaza ubutabeshye mugeze mu gitanda uyu mukobwa wamubasha uyu mukobwa ego man nanyina ahubwo nanyina nzamuhamagara kuri telefone mama ya Mungu je kubesha nango nja mbesha nanyina naramwakuye ndambwira nushaka uze wibere hano uyu musi none je duhura wahoze umbwira ukambwira ati ndashaka kuzanira abakunzi banje umukunzi nkunda nkababwira imbaraga za mbaraga zanzwe guye hera Imbaragasa ni imbaragasa uyu mukobwa nawe imbaragasa ziyazimurya sindahaniguye ariko murazoroye oya mu rugo birahanini nk'amatungo komera bajyango nago yayanitse uyu munsi none Muzehe Ngarambe tuguruka mu kiganiro ubabwiraga abantu ko ufite fiancé ufite umukunzi ushaka kuza kwereka abantu koko ibi bintu ni nyabyo biriho nka nyabyo cyangwa no Bwase nanubura cahakana naraguhamagaye ndavuga ini umukobwa namuzanye sibyo singuyu noneho nje kumwerekana abantu nabafana mu murebe nguyu njamubwira zazoteme turi mu buriri akikunkumura ariko nta kibazo uyu munsi none hari ubukwe bumaze imisi buri kuba bwa Kramani ubwawe burabaryara ubu ubwanje ubuni njewe ndashaka kuza noneho njewe ikintu nshaka kubaka ndashaka kuzakora ibintu bidasanzwe bibi ariko rusha ibi bafatira kugira amazwi gage gatononeka ubundi ngiye kubakorera ibintu bimwe bidasanzwe muzi ubukwe bwanje buzabera mu gishanga nzubaka igisharagati mu gishanga sa mwabe mikeri mbasha kubera icyo wabyana mu gishanga impamvu nuko abandi barebaga ahantu hasa neza bakahaja ariko twebwe turashaka kuzakora ubukwe abari abarindaga inyoni bakaza ubwo bukwe bwanyu n'ubwatangwa n'inyoni oya kwinjira bizaba ari 50 igikorotse tuzagabona mwa ubwacu ntago ari guco bugendaga bwagenda gute rero ubwacu nyine
twashaka shitingi tugasasa hejuru ese cyane iki kuzwigira mwana abantu bari kugenda bambaza abaje umaze gukira umaze gusa neza n'amakomete bari kugenda banyandikira mu Rwanda ukavana hesha agafaranga kaba kari kuza YouTube bari kuduhemba bitewe n'abakozi badukunda agafaranga hari kukava uyu munsi none reka twakire Teta uyu munsi none nkuko yavuze ngo ni Teta cyangwa se uyu munsi madam umusheri wa Ngarambe tubwire uyu munsi sheri wa Ngarambe wahisemo kubana n'umusaza cyangwa se n'umusaza umeze nk'uyu nguyu hari abasore beza ibintu urabivuga iki cyangwa n'ibintu byo kubeshya ngo kuri kifaranga kuri iki gihe rero abasore basigaye bariho barabeshya bakabeshya abasaza nibo bari mu kazi mu gikorwa mugeze mu gikorwa mu mibonano ku kabariro yabasha kubikora neza abikora neza ni nko gufonda bundi busha neza kabibasha ako mubwire ko nigishaga nabafunde ibyo nabyo ndarenze uyu musaza mukajya mu gitanda ibintu akabikora neza ntabwo nabyemera ibintu rese ubundi yatangiye kubikora gute nzamutumire oya ahubwo nzamutumira ukora ubukwe tubimenye ubwo uri kumwiba none se hari ubukwe burenza kuja kuri Yubahwe TV tukaganira hari ubukwe burenza ahubwo impundusha muri comment batanga impundu batwandikira batubwira uyu munsi wa none mukobwa usibye Muzengarambe bibaye ngombwa ko uyu munsi wa none hari undi musore wagutereta nago wabyemera nago nabyemera wapi kanije nawe twacize muri rugiye namaze kuvumbura ibanga reka kubwire ahubwo sheri wari waragiye komera ndahari agenda kose namaranye igihe uyu mukobwa buriya nandwa nakora ikosa ngo musubize wawe ubundi iyo ufite umugore wirinda yuko amabanga gawe garaje hanze niba akeneye wenda ajya babyita ibiki iyo wagiye mu muhango ukeneye ibiki kote gise ubwo cyabira byana bya baby iyo ukeneye pampa wowe iyo yakeneye pampa wirinda yuko arakura nyina ngo mango ndashaka pampa oya nje mitambikemura amafaranga iyo musohoka mbaye n'iryo kote jewe ego mwami ezo muri navuye mu misa abantu bose bankurikiza amaso n'umukobwa wanje ariko ndagukunda ni mama ya Mungu ariko uyu munsi wa none muzehe abantu bajya bibaza ubundi ufite imyaka ingahe ko abantu bose bajya babyibaza ubundi abenshi banyekera 80 kundagira mbashiru kurahagaragara ivuge sha ni 60 n'ingahe ni 9 ejo bundi ndakora anniversaire ajyuma muri iyo anniversaire za gukora urayikora mbere yuko ushaka cyangwa urekora nyiyo myaka yawe kome ni guca ndabigenza ubundi wese aba ufite ingahe njyewe ndacyari muto uyu ni mutoya ngenda cyari muto muzehe afite 18 ariko uyu mukobwa afite undi mukobwa ako se ubu ngubu nta kuntu yakigabamo ibice bibiri natwara igice kimwe ugatwajana ikindi ngiye nkagitwara ariko nanone se kari wanjye ubwo namutwara bundi ko ntabwo nasangira nifashanya ntabwo nasangira nawe namujyana burundu kumva igihwerawe neza ntabwo ushaka ko dufashanya uyu munsi nashaka kubaza Teta uyu munsi nk'abantu bakurikiranye Ngarambe aje kukwerekana kugira ngo abanyarwanda babibone uyu munsi wa none ni iki kintu wabwira abakobwa bajya bavuga ngo ntabwo ngo babana ngo n'abasaza ngo uryamanye nabo ngo bagushyiramo imisazire ngo gakonjarara agatundama ni wowe muri wowe ntabwo bazi marabana amatsiko nabanga bazi ubungu abasore rwose bateshejwe agaciro bararindagiye bivuga neza ariko abasaza ndakubwiza ukuri nibo bari mu kazi kose yagukora nk'uduturu tungana bamubwiye naturindwa ariko sha tune twose iyo buryo wa musaza arabeshya none se sha wigeze utundama ntabwo yatundama wigeze utundama wigeze ubura ico kujya iwanjye ibijumba si byandagaye mu gito ndabona nakuraza afite kandi mu gitondo hari ibijumba byarayemo yabitigana mbwini fata bibiri ushire mwibakuruzani ubara mu gikapu harimo ibijumba oya da mu gikapu harimo ibijumba bibiri ese wabizanye ukabijya mwa mukorera buri kimwe nta kibwengo za nisosi nta mubwengo za nisosi mu kiganiro urihengeka rero hepfo k'umutemeri mwagasosi n'ikizoma ngo yango ndazana ibijumba bibiri ndashaka kubaza Teta ikintu wo barakundiye Muzengarambe ni ugereranya utugere nuko ankorera ibintu neza arankunda icyo nyene cyose ndakibona ntambabaza ariko umukobwa ubwo ntabwo waba warayobye gukunda abantu b'abasaza hari abasore
bashaka kwinjirira ashaka kuntwara buriya do yapfuye wamubwiza ukuri ariko ukamwereka imisigo n'imisego ntibasha mukajya gufungira abasaza rwose namaze kumenya ko uteretwa n'abasaza uyarakazanura ndi umwana muto ngo sinkwiye gukundwa n'umusaza uyarakazanura uya wari guteretwa byose mu musore i Kigali yuzuyemo abagabo aba diaspora hanze ntabwo ariko umuntu ukunda kugira kundi musaza ngarambe ngarambe ntabwo uyu mukobwa siribe uyu mukobwa orosha oya umukobwa uzigiye tumaranye ni nk'iminsi nk'itanu wenda mbere yo kumamagara iyo abantu bari kukubona nk'umusaza umustar abakobwa bamwe nibo ndi wa mugani bajya bakwifuza abakobwa barafuretwa buvya kumva barafuretwa WhatsApp kome na nyine akumbaragambe mfite impano umeze ute ndaho ariko ndashaka kuba mwebwe urandikira umuntu ufite impano wowe ubwawe wakoze ukizamura mfite impano mwumva barafurizwa abasore ngo ngara washatse nkavuga ni nashatse ni munsi sitatize babone uyu munsi turi kugenda tureba nkuko nabivuze mu kiganiro nkababwira kuri ubukwe bwa Clement bwabaye uyu munsi nkawe n'iki kintu ubwira abantu ku bukwe bwawe na Teta muri guteganya kugira ngo mubwire abakunzi bawe ubukwe bwanje urebye nabikubwekanye bugomba kuba bwiza noneho njewe kwanza abamotari mwese mu mujyi mwese bo mu Kigali n'abinyamasheke n'abibagiye babanywanyi banje mwese muzazi Kigali muze amamoto nzayakodesha kandi buzabera mu gishanga wavuze ko buzabera oya abamotari bazagenda bari kuririmba ngo ngarambe yashatse induru zaba ziri kugamba mu muhanda hanyuma Teta uyu munsi none baye ngombwa ko hari umusore wagaragara cyangwa se abasore bagaragara uyu munsi bakazakubona na ngarambe wazabigenza ute ntago byabaho ko naramwiyeguriye n'umutima wawe cyane rwose impeta se kuko wazibagiwe impeta uba wazibagiwe oya nyine ni akantu kaba kanyuzeho urabona ese ni yafiyafa yateye ivi byagenze yateye ivi ahubwo uyu mukobwa nibyo ndi gutekereza buri yicaye ndicara ntabwo nari ko mukobwa umunani uraza kugwaka cyane oya basha none se imitungo arimo si yanje ariko naco mutarabana sunga imitungo yabayehora kubana ego man uyu mukobwa urebye uyu se we none bigeze wowe ndakuzi sitayituruka natume muzengarambe ngiye twavuganye ko agomba kuzana umukunzi mbese ni cyo kibazo ugize wowe cyari dano murimo imirimo itani njyewe niba ngiye n'umuye abatumirwa banje cyane ngeze mu mbuga mwana twekomereze ikiganiro cyawe uyu uramuzi ntabwo wari uhari reka mu kiganiro ibisaza ryo guhiga ibisaza byose ariko se mwana murekeraho mwana murekeraho oya mwana mureke mwana kameraman kuraho kameraman oya mwana rusaza tica umusaza oya oya cyose hari murekera intambara za buri gihe mwabaretse tubwira bino bintu ni ibiti iteka byose twakunda kuba intambara Teta bino ni ibyura mu ko mutuza intambara yanyu manyoko umukobwa wanje urukuzeza karanyishe we toka na we wagicucu we umukobwa wanje kusebana batiti press no ifazana hano mwere oya muzenga akutica umusaza umva
abasaza no kujya guhinga nta kintu bamubwira bati coco udusanze no turi mu bintu byacu byacu cyari kiri byacu oya ako sawaze kungamba ndaho kungamba kungamba uzengara mbuto 10 hariya sha ubwo naho waje naho waje oya nakubonye kubabaye ihangane muzengara oya reka buguco twatuza amafaranga nariguze umvanye press manzo tuza ubusana yincirene tuzanye uzagera nambaye ariko tuza amafaranga nariguze twatuza agasaka aba batipe koko kamera ba murekera hari urabaze kiko press ndaguhunje usibye nawe ibintu urimo najari uzabaza ubaze na nyoko ubaze na sko umukobwa wanje ndakunda wanye nayimbwa utazasubira yagiye mu Rwanda cyane igihe bureka nawe mu mafaranga uranyishura urenzaho sheri cyane igihe urarenzaho oya amafaranga nayaguha amuzengarambe na hanu vunitse urandebera sha na hanu vunitse reba tata bureka tuza oya tuza ndamubwire nabikwiranye kubana kare jewe nakubwire nzana ahantu niba hari umutekano none ko wambwiye nguzanye sheri narinzi ko ufitanyemo ibibazo byuko yakunzwe wowe uri igicucu ubu se uko banshishe muri iyi kote biragenda je nk'abanyamakuru cyo tubereye nari bituzagura irindi rwose uzengarambe ihangane umva nkubwira nawe titaho ariko sha wamfatiranyije oya yagiye mwihorere hanyuma rero tatatubwira uriya mukobwa uriya muhungu sori umuzi hehe ndi mungu nago muziturira mu muhanda mbona agenda nawe ibintu byo gutera ivi n'ibiki ko muzehe unisi nakubwiye ko ushaka kuba warabwiye mu byo barekeye ko akarimwe ihene ko kari no mu nama warekeye bino bintu urabivuga iki tubwire rero ngo utuntu kwanje niko we nk'umusaza none uriya muhungu ati undi mupaniki wo jewe ndi umunyamakuru ubwo muzi njyewe sibye kumenya izina ryo kwitwa press none batuzanye hano kugira batuge oya muze bureka azanye kiriya gihehe tutihangane kubibaye ibi bintu biramutse bigeze ibi bintu biramutse bigeze oya n'abantu babibona cameraman yari yayikuyeho ibyo ntabwo byigeze bibaho nanjye murabona ukuntu mungeze hakomana si wowe sete ubundi kino gihe ariko abantu muracyafite imitima mibi muracyafite imitima mibi mwarakari kumeka reba uko ari kurengasha mureka dusosa ikiganiro ako bakirukanka nk'akavuna mureka dusosa ikiganiro wareka nka gukonyora uzengarambe oya ni ukihorera hanyuma rero shite zanjye oya birajya mu buyobozi bakunze kuganira kandi nambara ikoroshye kiganiro cy'akibano kabyo n'umudaso cyewe n'abantu baba bari kuza ibintu byatwaga cyangwa se ibintu by'intambara ariko babwire gusa bakunda kugarika bakomeza kubagezaho inkuru y'ubutaha ko bimeze ziragaragara cyose nawe muganiriza mubaze impamvu bise muri iki kiganiro yawe